Abantu ba NB Zoom inkuru zacu kuri kwawe hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urugero naguha Instagram, YouTube turimo kuganiriraho kano kanya, Facebook, X ndetse n'izindi zigiye zitandukanye, hacicikana amajwi n'amashusho menshi agenda kurura impaka n'ibiganiro bitandukanye mu bantu, cyane cyane abakurikirana imyidagaduro, Sinema Nyarwanda, umuziki Nyarwanda ndetse n'abakurikiranira hafi ubuzima bw'ibyamamare cyangwa se abamamaye mu bihe bigiye bitandukanye no mu bisata bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mureke tubyide imyidagaduro Nyarwanda. Muri ibyo biganiro byose hari amagambo yakomeje gusubirwamo kenshi avuga ko umukinnyikazi wa filime Nyarwanda niyo nkuru uzwi cyane nka Nyambo Jesca yaba adahumura neza. Ibi byabaye nk'akantu gato mu ntangiriro, ariko uko iminsi yagiye ishira byagiye bifata indi ntera, bagenda bagaruka ku bintu bigiye bitandukanye, bamwe babyemera abandi babihakana, abandi bagahita babifata nk'ikinamico cyangwa se mugiye kuvuga ko iyi nkuru muri aka kanya utayizi n'ukuntu ikomeje kugenda igaragara kuri izi mbuga waba uri kwigiza nkana. Gusa muri aka kanya si icyo tugiye kuganiraho, tugiye kuganira kuri Irene Murindahabi, tuganire kuri DJ Crush, tuganire ndetse no kuri Nyambo ubwe. Ushobora kwibaza nk'inkuru iteye ite? Icara ushinga agatebe kawe unize umwanya wawe umukoreshe musobanura buri kimwe cyose. Wowe wibuke gukanda like, tanga igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma ukande subscribe kugira tujye tubana buri munsi. Bahaye ikaze kuri NB Zoom inkuru zacu ukuri kwawe. Njye nitwa Sana. Katurebe rero uko inkuru yose iteye. Iyi ni inkuru yavuzwe cyane mu bihe bigiye bitandukanye mu minsi yashize, gusa ntibivugwe ku rwego ruri hejuru cyane, bigakomeza bigenda bivugirwa mu ntamatama cyangwa se ugasanga ni topic abantu batahaye agaciro cyane. Gusa byaje kugera nyuma iyi nkuru irongera avugwa cyane mu cyumweru dusoje intera ikomeye, ubwo DJ Crush umwe mu bazwi cyane mu kuvanga imiziki hano mu Rwanda yagiye avuga amagambo akomeye cyane yo gutiza umurindi ibi bivugwa. Ibi byabire mu kiganiro yagiranye na Murindahabi nka MIE EMPIRE imaze kubaka ibigwi mu gukoresha abastari ibiganiro hano mu gihugu cyacu. Mu magambo ye DJ Crush yavuze amagambo atari make yahise kwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu gihe gito. Yagize ati hari umustar hano mu Rutarikazi udahumura neza, kandi ngo hari abantu bamuntumyeho ngo amubwire anongereho ko uwo muntu ari mwiza cyane kandi ko uwo muntu ari umuntu wa hafi na Irene. Aya magambo ya DJ Crush yahise atuma abantu benshi batangira guhuza utuntu, bavuga bati niba ari umustarikazi akaba ari mwiza akaba ari umuntu hafi wa Irene, ninde waba ari we? Aho niho izina rya Nyambo Jesca ryahise rishyirwa imbere n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatumye impaka zirushyuha, bamwe bavuga ko DJ Crush yaba yavuze ukuri, abandi bakavuga ko ibyo yavuze ari amatiku cyangwa se ari uburyo bwo gushaka kuvugwa no gukurura attention. Hari n'abandi bagiye kure bakavuga ko DJ Crush asanzwe azwiho gushyamirana n'abantu, bakibutsa inkuru zigeze kuvugwa zimuhuza na Byiringiro Lage, umukinnyi w'umupira ukinira ikipe ya Police Football Club, bavuga ko bishobora kuba ari imyitwarire yisanzwe kuko atari ubwa mbere avuzwe mu makimbirane, kandi ko yaba yarashatse kwinjira mu nkuru itamureba kugira ngo yongere avugwe. Ibi byatumye abantu bagabanyamo ibice bibiri, hari abamushyigikiye, hari abamunenga, hari n'abafashe icyemezo cyo gutekereza bagategereza ukuri ku mpande zombi, bakicecekera bakifata abo twita indorerezi. Gusa buri muntu wese akibaza, ese DJ Crush yaba ari we ushatse kuzamura umuriro kuri iyi nkuru ivugwaho Nyambo? Ese muri DJ Crush yavugaga Nyambo? Muri ibyo byose byagiye bivugwa, abantu benshi bakomeza kugenda nyine bagaruka kuri ibyo ngibyo. Bamwe bati DJ Crush ibyo bintu wapi, abandi bati nyamara wasanga ari byo nubwo byagiye bivugwa n'abandi batarimo DJ Crush. Nkuko iyi nkuru bwa mbere nje nyumva nayumvanye umuntu witwa DJ Brian na Tesha, murabyibuka neza. Nubwo byakomeje kugenda bivugwa gakeya, ukumva nyine ntabwo ari ibintu byahawe agaciro, nabo ubwabo ntabwo bigeze bero abavuge ngo uwo bavugaga n'uyu, cyangwa se bavuge ngo uwo bashakaga nyine kugaragaza n'uyu. Nubwo abantu benshi bahise bakomeza kugenda bavuga bati uwo bavugaga ni Nyambo, abandi bati siwe, abandi bati tuzategereza turebe icyo bavuga, cyangwa se tuzategereza twumve ukuri guhari.
Muri ibyo byose rero icyatunguye abantu benshi ni imyitwarire ya Murindahabi Irene cyangwa se MIE Irene, uzwi nk'umuntu wa hafi wa Nyambo Jesca, ariko kandi akaba n'umuntu wa DJ Crush banakoranye ikiganiro. Abantu benshi bibazaga bati ese Irene arabifata ate? Ese ku rundi ruhande rwe bimeze bite? Ari ku ruhe ruhande se? Ese azaceceka cyangwa azagira icyo avuga? Icyo benshi batari biteze nuko MIE Irene yahisemo kutavuga amagambo menshi, ahubwo agatanga igitekerezo akoresheje Instagram ye ifite abarenga 608,000 by'aba followers mu buryo bwaciye abantu rurondogoro. Irene yihuse cyane nk'umunyamakuru w'umunyamwuga, umunyamakuru umaze kubaka ibirwi. Yakoze post ebyiri zitandukanye, imwe yashyizeho ifoto ya Nyambo Jesca, indi ashyiraho ifoto ya DJ Crush. Icyashimishije kandi kikanatera kwibaza ni amagambo yanditse kuri izo foto zombi. Aho ku ifoto ya Nyambo Jesca, Irene yahise yandikaho amagambo ari mu Cyongereza agira ati always shine, bisobanura mu Kinyarwanda ngo iteka uhorana igikundiro. Ni amagambo ashobora gusobanurwa nko kuvuga ko Nyambo ahora agaragara neza, akagira charisme cyangwa se charisma, akabasha kwikundisha abantu kandi ko agira igikundiro kidasanzwe. Aya magambo yahise asobanurwa n'abantu benshi nk'uburyo bwo kumushyigikira, kumurengera no kugaragaza ko ibyo avugwaho bidakwiriye kumutesha agaciro, kuko bivugwa nyine ko ari umuntu we wa hafi. Ku rundi ruhande, ku ifoto ya DJ Crush, Irene yanditse amagambo agira ati shining, avuga ati uramurika. Ijambo rishobora gusobanurwa nko kuvuga ko DJ Crush ari umuntu uri ku rwego rugaragara, ufite impano kandi uri mu bantu bagira ijambo mu myidagaduro. Ibi byahise bituma abantu bongera kwibaza bati si Irene yabashakaga kuvuga iki? Ese yashakaga kwerekana ko ari hagati, adashaka gufata uruhande rumwe, cyangwa se yashakaga gutuza umwuka w'amakimbirane, cyangwa se yashakaga kugaragaza ko bombi bafite agaciro nubwo hari amagambo yavuzwe akavugisha benshi? Iyi myitwarire ya MIE Irene yafashwe mu buryo butandukanye. Hari abamushimiye ubwenge bwo kudashyira umuriro ku muriro, ahubwo agahitamo amagambo make ariko yuzuyemo ibisobanuro. Hari n'abandi bavuze ko ibyo yakoze byari nko gucira amarenga, ko yashatse kugaragaza ko atemera amagambo yavuzwe kuri Nyambo, ariko nanone adashaka guterana amagambo na DJ Crush byeruye ku mugaragaro. Icy'ingenzi ni uko iyi nkuru yerekanye uko amagambo make ashobora guhinduka ikibazo gikomeye mu myidagaduro, uko izina ry'umuntu rizwi rishobora kwinjizwa mu mpaka mu gihe gito, nuko imbuga nkoranyambaga zabaye ahantu h'ingenzi ho kuburanira izina, kwiregura cyangwa se kwerekana aho uhagaze utavuze byinshi. Ibyo MIE Irene yakoze. Kugeza uyu munsi nta muntu uragira icyo avuga ku mugaragaro yemere cyangwa ahakana byeruye ibyo DJ Crush yavuze, ariko inkuru iracyari inshyushyu. Abantu baracyayivugaho, abandi bagategereza kureba niba hari undi uzagira icyo avuga, cyangwa se niba Nyambo ubwe azahitamo guceceka burundu nk'uko asanzwe abigenza, cyangwa se akazagira icyo abivugaho mu buryo buziguye cyangwa butaziguye. Iki inkuru isigiye benshi ni ikibazo gikomeye. Ese iyo umuntu azwi aba agomba kwemera ko ubuzima bwe bwose buba ku karubanda? Ese amagambo avuzwe mu kiganiro ashobora kurangiza yangije izina ry'umuntu mu gihe gito gutyo? Ese guceceka nibwo buryo bwiza bwo kwisobanura cyangwa kuvuga nibyo byiza? Ibi byose nibyo bituma iyi nkuru ikomeza kuba imwe mu zashyuhije imyidagaduro y'u Rwanda muri iyi minsi, kandi ntawe uzi uko izarangira. Andi makuru arakomeza kugaragara kuri iyi nkuru murayakurikira hano kuri NB Zoom. Mukanze subscribe, like, mutange n'ibitekerezo byanyu muri comment. Nitwa sana, iyi NB Zoom, inkuru zacu kuri kwawe. Ciao ciao, hasta la vista.